Samweli wa kabiri igice cya kabiri. Dawidi aba umwami w'Abayuda. Nyuma y'ibyo Dawidi agisha Uhoraho inama ati, mbese nzamuke njye muri umwe mu migi y'i Buyuda? Uhoraho aramusubiza ati, zamuka ujyeyo. Dawidi aramubaza ati, njye mu wuhe? Uhoraho aramusubiza ati, jya i Heburoni. Dawidi ajyayo, ajyana n'abagore be bombi, Ahinowamu w'i Yizereli na Abigayili wahoze ari muka Nabali w'i Karumeli. Ajyana kandi n'ingabo ze zose n'imiryango yazo, bajya gutura i Heburoni no mu migi iyikikije. Nuko Abayuda baza i Heburoni, basiga Dawidi amavuta, aba umwami wabo. Dawidi amenye ko abantu b'i Yabeshi yo muri Gileyadi ari bo bashyinguye Sawuli, abatumaho ati, Uhoraho abaha umugisha kuko mwitaye kuri shobuja Sawuli mukamushyingura. Uhoraho abagirire neza kandi abiteho, nanjye ubwanjye nzabitura iyo neza mwagize. Nuko rero nimukomere mube intwari, dore shobuja Sawuli yarapfuye, none Abayuda ni njye basize amavuta ngo mbe umwami wabo. Ishibosheti agirwa umwami w'Abisirayeli. Abuneri mwene Neri, umugaba w'ingabo za Sawuli, yari yajyanye Ishibosheti mwene Sawuli i Mahanayimu, amugira umwami wa Isiraheli yose, igizwe n'intara ya Gileyadi n'iya Asheri n'iya Yizereli n'iya Befurayimu n'iy'Ababenjamini. Icyo gihe Ishibosheti mwene Sawuli yari amaze imyaka 40 avutse, amara imyaka 2 ku ngoma. Ab'umuryango wa Yuda nibo bayobotse Dawidi. Dawidi amara imyaka 7 n'amezi 6 i Heburoni ari umwami wabo. Abisiraheli barwanira n'Abayuda i Gibeyoni. Abuneri mwene Neri n'ingabo za Ishibosheti mwene Sawuli bava i Mahanayimu, bagenda berekeje i Gibeyoni. Yowabu mwene Seruya nawe ajyana n'ingabo za Dawidi berekeza i Gibeyoni. Iyo mitwe yombi y'ingabo ihurira ku cyuzi cy'i Gibeyoni, ishinga ibirindiro ku mpande zombi z'icyuzi, umutwe umwe hakuno undi hakurya. Nuko Abuneri abwira Yowabu ati, abasore bamwe bo mu ngabo zanyu nibaze barwane n'abo mu zacu. Yowabu arabyemera. Mu ngabo za Ishibosheti mwene Sawuli hahaguruka abasore 12 b'Abenjamini, no mu ngabo za Dawidi hahaguruka abandi 12. Buri musore asingira umutwe w'uwo bahanganye, amusogota inkota mu rubavu. Bose baracuranguka. Nicyo cyatumye aho hantu hitwa umurima w'ubugi bw'inkota, uri i Gibeyoni. Uwo munsi haba intambara ikomeye cyane, maze ingabo za Dawidi zitsinda Abuneri n'ingabo z'Abisiraheli. Ubwo abahungu 3 ba Seruya, ari bo Yowabu na Abishayi na Asaheli, bari muri iyo ntambara. Asaheli yanyarukaga nk'ingeragere, niko gukurikirana Abuneri nta gukebakeba. Nuko Abuneri akebutse aramubaza ati, mbese ni wowe Asaheli we? Aramusubiza ati, ni njye. Abuneri aramubwira ati, reka kunkurikirana, genda usumire umwe mu ngabo zanjye, umucuze ibyo afite. Ariko Asaheli ntiyabyitaho, akomeza kumukurikirana. Abuneri arongera aramubwira ati, waretse rwose kunkurikirana, kuki ushaka ko nkwica? Nazongera nte kurebana na mukuru wawe Yowabu? Nyamara Asaheli ntiyareka kumutsatira. Nuko Abuneri amutikura umuhunda w'icumu mu nda, uhinguka mu mugongo. Asaheli yikubita hasi arapfa. Abantu bose bageze aho Asaheli yaguye bakahahagarara. Ariko Yowabu na Abishayi bakurikirana Abuneri izuba rirenga. Bageze ku musozi wa Ama uteganye ni Giya,
ku nzira ijya mu butayu bw'i Gibeyoni. Ingabo z'Ababenyamini zikoranira iruhande rwa Abuneri ziremamo umutwe umwe mu mpinga y'umusozi. Abuneri ahamagara Yowabu aramubaza ati, tuzageza he kwicana? Mbese ibyo ntibizatuzanira ingaruka mbi? Utegereje iki kugira ngo ubwire abantu bawe be gukomeza gukurikirana abavandimwe babo? Yowabu aramusubiza ati, ndahiye Imana ihoraho ko iyo utaza kuvuga ayo magambo, ingabo zanjye zari gukurikirana abavandimwe babo kugeza mu gitondo. Nuko Yowabu avuza ihembe, ingabo ze zireka gukurikirana Abisiraheli, intambara irangira ityo. Muri iryo joro Abuneri n'ingabo ze bamanuka mu kibaya cya Yorodani, bambuka uruzi, bambukiranya Bitironi bagera i Mahanayimu. Yowabu amaze kureka gukurikirana Abuneri, akoranya ingabo mu ngabo za Dawidi, haburamo abantu 19 na Asaheli. Nyamara zari zishe abantu 360 mu Babenyamini no mu ngabo za Abuneri. Nuko bajyana umurambo wa Asaheli bawushyingura mu mva ya se i Betelehemu. Hanyuma Yowabu n'ingabo ze bagenda ijoro ryose, bucya bageze i Heburoni.